ese iyo bavuze website wumva icyo ari cyo? Ese uzi ko website zibyazwa amafaranga? Ese urasabwa iki kugira ngo nawe ugire website yawe? Ese iyo abantu basuye website zacu ari amafaranga twishyura ama internet natwe tubonaho twebwe dutuza ama website? Ibi bibazo nini byose wibaza tugiye kwisubiza muri iyi video. Ese website ni iki, ikorute? Rero nkubwira ko udakeneye ubumenyi bwa danje muri IT kugira ngo usobanukirwe na bino bintu, kubera ko Messi mu kwigisha ibijyanye n'ikoranabuhanga nahageze. Ngiye gusobanurira nta bumenyi na buke ufite kuri IT. Iyi video iraza kuza kurangira ugize ubumenyi bw'ibanze kuri website. Turi mu rugendo rwo gusobanukirwa uburyo umuntu yabyaza umusaruro internet. Urwo rugendo rero ntabwo rwashoboka udasobanukiwe na website. So iyi website yanjye ya Freenovators mbona abakiriya benshi cyane ntazi nano baturutse baje kuko bari baje kugura hosting na domain name kuri website yacu. Kubera iki nyine ni corporate website ngurishirizaho nyine product zacu za hosting. Niba ufite business ukaba nta website ufite, consider ko wagira website. Indi ya gatatu ni newspaper cyangwa se ikinyamakuru. Kimwe mu bintu nabonye nyine utakiga ino haringa mu kubyaza umusaruro internet ni ubumenyi. Akenshi nitanzeho nk'urugero, njye nize biology na chimie, ariko kubera gushaka ubumenyi bwinshi bugiye butandukanye naje kwisanga nsanga mfite company y'ikoranabuhanga. Naje kwisanga nsanga ku rwego rw'uko with my confidence nazanga nkabigisha ibijyanye n'ikoranabuhanga. Ibi ni ibintu umuntu aba aragiye yigisha. So rero niyo mpamvu uko ugenda ugira ubumenyi bwinshi bugiye butandukanye kuri IT tools n'ibyo bitandukanye, wisanga byatangiye kuba ibintu bikugirira umumaro. Nize biology na chimie, ariko nagiye kurangiza aho niga kuri kaminuza ntangira gukora project abantu biga muri computer. Kubera iki nyine bwa bushake no gushaka gukora ibintu, naje kwisanga nyine nisanga nagize ubumenyi wahagije kujyanye n'ikoranabuhanga, nza kubikomezamo, nza no kuza kugira company y'ikoranabuhanga. Impamvu ndi kubibasangiza ni ukugira ngo nawe niba unkurikiye ushobora kuba wiga chimie, wiga biology, wiga hege, ibintu byo waba wiga, ushobora kuba uri umutetsi, aho waba uri hose, ariko ukumva buri gihe ufite passion y'ibijyanye n'ikoranabuhanga, ariko ukaba warabuze ahantu wahera. Ngende urugero rwiza rw'uko ushobora guhera from zero ukiyigisha ukagera kuri rw'uko wayibyaza umusaruro, ukagera rw'uko wanafasha n'abandi. Nk'uko nyine ndimo ndabikora aha ngaha. Rero ikintu ngiye kuba ubumenyi ku bijyanye na website, ariko nyine mu buryo butari technical cyane. Ngiye intego mfite ntabwo ari kubajyana cyane muri technique cyane, nabyo twabikora ariko ntabwo ari byo by'ingenzi, ahubwo ndashaka mu byumve mu buryo uko wabibyazamo umusaruro, mu buryo uko byavamo amafaranga, niyo y'ingenzi cyane. Kubera ko cyane babye mutabyemera, by'umwihariko igitsina gabo udafite amafaranga, iyo nta mafaranga ufite nta muntu ukubaha uretse mama wawe wenyine wagushyiraho imiyaga, nta bandi bagushyiraho imiyaga. Niyo mpamvu uko byagenda kose shaka kurya ubona amafaranga. Ubwo buryo bwo kubabonamo amafaranga nyine of course ni ubumenyi. Ubwo bumenyi ukazabukoresha ubyazamo amafaranga, cyangwa se ukabukoresha wubaka ikintu cyawe cyaguha amafaranga. Fata website uburyo ya makuru agiye abitsemo hehe muri ya mamashini agiye atandukanye hehe kuki hirya no hino, ya mamashini agiye akonectinze muri za infrastructure za infrastructure za internet. Noneho uburyo aya makuru abarimo mu buryo bwa website, abarimo mu buryo bw'izo nyubako. So izo nyubako rero nicyo twita website. Iyo website ni ukuvuga ngo niba ufite ikinyamakuru cyawe wagiteretse muri mashini y'ahantu runaka, seriveri y'ahantu runaka, ubwo iyo ni inyubako yawe iri aho ngaho mu buryo bw'ikinyamakuru. Niba ufite website ya NGO yawe, ubwo hari seriveri iri ahantu runaka wabiteretsemo, ayo makuru yawe ahora ari online amasaha 28 buri gihe. Niba uri bank ufite ibintu runaka, abantu baza ushaka kubaha amafaranga online, hari system yawe wateretse ahantu runaka
kuri seriveri muri mashini runaka iri ahantu runaka igira ute abantu bagira ute baza kubonaho ya makuru muri ya mashini. Website tubifate gutya, website ni uburyo amakuru ababitse muri za mashini zituma abantu babasha kubona ya makuru. Rero iyo website ishobora kuba ari ya makuru yawe ya makuru yawe ya NGO yawe, ya makuru yawe ya tourism company yawe washyize kuri internet, ya makuru ya e-commerce yawe ushaka kugurisha internet ukabishyira muri ya seriveri nk'isoko abantu bashobora kuza kuguriraho. Ishobora kuba ari nka ishobora kuba ari cryptocurrency yawe uri kugurisha online. Ubwo sibyo mbibutsa ko nubaka ama website ndaza kuza kuyibereka. Umuya makuru icyo NGO ikora mu amafoto ibintu byo byose ya makuru maye ndayubaka mu bintu bita code na code gukodinga, mbikore mu buryo bunogeye ijisho. Nindangiza ya makuru yawe nciye n'undi kuri internet nze uploading muri server cyangwa se icyo twita hosting, nze uploadingeho kugira ngo najya umuntu uri gushaka ya internet ya NGO yawe aze kuza kugira ute kuza kubona. Ushaka kumbwira ati ndimo ndashaka website y'ubucuruzi, ndashaka kujya ncururiza online, nzubaka website mu buryo bw'amakode pages n'ibintu byinshi. Nindangiza ya nyubako nakubakiye y'ubucuruzi uploading nyizamure muri ya seriveri cyangwa se muri ya hosting kugira ngo abantu babasha kwibona kuri internet, kuko za mashini za seriveri ziba zaka amasaha 28 ntago zijya zizima, kugira ngo umuntu abashe kugira ute kubona. Iyo rero ya seriveri zimye bivuze ngo ntago ibikiri connected na ya infrastructure na internet iri kwisi. Nuko nguko nicyo twita website. None website iba yubatse mu byo bita amakode, yubatse mu byo bita HTML, iba yubatse CSS, iba yubatse muri JavaScript, PHP n'izindi language zigiye zitandukanye. Hanga no haza rero no kuvuga ngo gukodinga, aho ukodinga website yawe, hamara kuyikodinga ukagira ute ukayaploadinga muri ya seriveri, none abantu bakagira ute abantu bakazajya bayireba. Rero ni icyo bita website. Igice tugiye kugeramo tugenda no kureba ubwa bwoko bw'ama website, bwa bwoko ya makuru abari muri za seriveri, bwa bwoko bya za nyubako zacu zo kuri internet ziba ziri muri seriveri abantu babasha kugira ute babasha kwasesinga cyangwa se abantu babasha kubona. Iya mbere navuga ni NGO, ni website ya bino bigo bidaharana inyungu, non-profit organization. Intego yabyo, intego ya NGO, iyi website ya NGO cyambe ni visibility, no kugira ngo abantu babashe kubabona, bamenye ibyo mukora, mumenye mission yanyu, mumenye vision yanyu, ariko hakaza n'akandi kantu ko kwa abantu bagira ute ba connecting ba donating. Muzi kwizi NGO nta amafaranga zibona, ziyabona ari uko nyine za donatings zabonye aba sponsors abantu baba donating. NGO rero yubaka website ziyubaka zigamije either abantu babone cyangwa se babone donation. Izi website cyangwa se izi nyubako, zino nyubako ni zama NGO, izaba insengero, muba mukeneye abantu baba supportinga iyi website wowe ikeneye. Urugero nk'iyo twubatse muri Afri Innovators, ingi ni Empower the Future, mubona ko ingi ni NGO, mubona ko iriho ibyo bakora, mission, vision, ibintu byose, ariko hariho n'akandi kantu kayiranga. Kano kantu muri kubona ku ruhande ka donation, ahangani abantu baza kubagira ute kuba donating. Niba ufite NGO ukaba udafite donation, ubwo ntabwo uri mu yibyaza umusaruro mu buryo bufatika. Niba ufite NGO ariko ikabite kugaragara muri Google, ukeneye kugira ibintu uyikoraho kugira ngo ushyire website yawe, ubwo no kuvuga ngo inyungu kuri ingano ushobora no kuba washyiramo, ushobora no kuba washyiramo na shop
tuba nk'urugero niba ufite nk'abantu nk'abana ufasha nk'abamama bakora ibintu runaka bakaba bashyiraho ibintu bacuruza bakaba babigura ibwo nabo n'ubundi buryo ama NGO abenefitinga kuri website. Niba uri NGO please ngwino muri Afro Innovators tukubakira website nziza ifite ibi bintu visibility, uzayibona donation tuyigushyiremo, tunagushyiremo n'agashop niba mukeneye ari ibintu runaka aba beneficiaries banyu bakoresha bakora ukaba wagira ute bagurishiriza. Ubundi bwoko bwa website cyangwa se website z'ama business, ufite business yawe ujya muri tenda ukeneye kugira first of all iyi ngiyo first of all buri umuntu ufite website muri business ni trust. Buriya wandikiye ufite uhaye umuntu abantu website yabona kuba uri seriye, icyo nicyo cyambere akwizera, hari trust. Cya kabiri ari ukwerekana service utanga, showcase your services. Ikindi cyangwa se product utanga. Ikindi ni drive sale. Uriya website zigufasha kubona wabona abakiriya mu gihe wakoze ibisaga byose. Ariko ikibazo abantu benshi ama website yayo ntago ajya agaragara muri Google, mwe bya bijyana babwiye abantu babakira ama website baragenda bakayishyiraho gusa, ariko niba bakora icyo twita SEO. Niba ari corporate website cyangwa se n'ufite business ukaba na website ufite, ni ikibazo. Urimo urabura trust, urimo urabura ushobora abakiriya ubura. Ngiye mbabwije ukuri, nk'iyi website yanjye ya Afro Innovators mbona abakiriya benshi cyane ntazi nano baturutse baje kuko baje kugura hosting na domain name kuri website yacu. Kubera iki nyine ni corporate website ngurishirizaho nyine product zacu za hosting. Niba ufite business ukaba nta website ufite, consider ko wagira website. Indi ya gatatu ni newspaper cyangwa se ikinyamakuru. Nk'urugero icyo twubatse reba nk'iyi ngiyi ya Kigali Daily News, ni ikinyamakuru. Kino ibinyamakuru byunguka gute? First of all hari monetization ya Google irakumonetiza. Icya kabiri ushobora kubona deal. Urabona ko nk'uyu ya Kigali Daily News abona amafaranga kuko Google yamamaje. Murabona ano matangazo muri kubonamo na ya Google, ayangaya ni Google yagiye yashiramo. Nubango uyu ya Kigali Daily News amafaranga menshi abona yakura muri Google monetization. Iyo ufite ikinyamakuru wandika gikunzwe gikurikiwe n'abantu benshi, inshuti yanjye ubona amafaranga mu buryo bwa Google AdSense. Ariko nujya nko ku gihe igihe cyo ku kinyamakuru cyabo byo babona amafaranga, yego babona amafaranga ya Google AdSense nabo barayifite, ariko reka mbere igihe ku kinyamakuru cyabo nabo amafaranga babona bayabona kuko bamamarije abantu. Muri kubona ahangaha bona ko hano huzuye amatangazo abantu bamamariza, bamaze bitango ngo buy and sell, hari ibimamaza MTN, bamamariza Rura, bamamariza Mitsingi, MTN, ni byinshi cyane. Ikinyamakuru nubwo buryo ushobora kubona amafaranga bwa muri Google AdSense, ushobora no kubona amafaranga no mu buryo bwo kugira ute bwo kwamamariza abandi bantu. Hari n'ubundi buryo ushobora kubona amafaranga bwa membership. Nk'urugero ugiye nkanga kuri New York Times, Financial Times, nayo kugira ngo baguhe amakuru kujyana na finance ho ugura membership, urishyura kugira ngo ubone ya makuru yizewe yihuse. Ntabwo abanga amakuru muri kubona ahangaha kenshi aba ari amakuru bo bagusaba kugira ute, ubona uko bagusaba membership, bagusaba idolari kuki. Tuwe nk'urugero ushaka kuri umunyapolitike, ushaka kuri uri umwarimu, ushaka kuri wa muntu uri umuganga mu buryo buri special cyangwa ufite speciality runaka, ushaka kubaka blog cyangwa se ikinyamakuru warangiza kugira ngo bazajye ba accessinga amakuru yawe bakakwishyura. Ubu n'ubundi buryo ikinyamakuru gira ute kibona amafaranga. Ahangaha hari deal ihari. Twatangiye challenge yo kubaka ikinyamakuru nta code. Murebe challenge irahari ahangaha muze kuza kwireba. Nimba uri umunyeshuri urangije segonderi, nimba uri umunyeshuri kuri kaminuza, n'umuntu ukeneye agaside haso, wagenda ukari challenge ukubaka iki kinyamakuru. Turimo turabafasha mukanajoininga WhatsApp kugira ngo mutazajya mucikwa n'intuze n'iyi challenge.
ndimo ndashaka gufasha abantu kuko nzi ko abantu bari kuri kaminuza n'abantu barangije segonderi mu mutaragira amafaranga, rero ndimo ndabafasha kubaka ikinyamakuru nta coding, mukaba twanabafasha kukimonetizinga, mugatanga mugakura udufaranga kubijyanye na blogging. Nawe rero niba uri umuntu professional ukaba ukeneye ikinyamakuru kiri professional, please don't miss up, you are in the right place. So ubundi bwoko bwa website ni e-commerce. Ufite uruganda, ufite ikiduka kinini, urakeneye ko abantu kubona abakiriya benshi cyane, uranguza ibintu hanze, nk'urugero abantu exporting amakawa, icyayi, ibintu mushyira ibintu hanze, ukeneye e-commerce. E-commerce iri mu buryo butatu: hari ukuba ari yawe ku giti cyawe, ari wowe wigurishiriza ibintu byawe ufite muri shop yawe, mu iduka yawe, mu ruganda rwawe. Hari indi ya kabiri bayita multi vendor, ariyo nk'ingi ya Amazon. Amazon ni ukuvuga ngo yo ifasha abantu kugurisha ibintu byabo. Ushobora kubaka website ya e-commerce ukazajya abandi bantu baza bakagira ute bakagurishirizaho, wamana kugurishirizaho ukagira ute ukazajya ubonaho some percentage. Ubundi buryo bwa gatatu niyo twita ad classified. Ad classified ni kwa kundi noneho wowe uhuza umucuruzi ugura n'ugurisha. Iyo nabonye mu Rwanda ibikora ni Catches. Ura Catches nayo yubatse mu ubwo buryo. Catches ingi nayo ni website ihuza abaguzi umubaya n'umusera, warangiza ugacaginga commission iki wa muntu. Guys, iyi nayo ni business idea. Iyi nayo ni nziza mu Rwanda, ingi yakora yo guhuza abantu bagura n'abantu bagurisha bakivuganira, barangiza wowe ugacaginga wa mucuruzi washyizeho ibicuruzwa bye, cyangwa ugacaginga uyu mugiye gushaka amakuru kagira ute. Iyi ni website. Ukeneye website nk'ingi ya ad classified muri Afro Innovators twayigukorera. Ukeneye e-commerce rwose nk'ingi nitwe twayikoze, yibita romac.rw. iyi e-commerce nitwe twayubatse. Ukeneye e-commerce muri Afro Innovators natwe twakubakira e-commerce imeze neza gutya. Ubundi bwoko bwa website ni e-learning. Uri umwarimu, uri ikigo, ibigo by'ishuri ushaka kugurisha ubumenyi bwawe. So indi website ni e-learning. Ufite ikigo cya ibigo by'amashuri, kaminuza n'izigiye zitandukanye, urugero nk'ingiyi ya udemy.com. iyi ni website igurisha amasomo. Ushobora kuba ufite ubumenyi, uri umwarimu, uri ikigo cy'ishuri, uri company ikora ama training, ukaba watangira e-learning, abantu bakaza bakaba baguraho ibintu ubumenyi bwawe. Urugero ushaka amategeko y'umuhanda, kwigisha icyongereza, ni ibintu byinshi cyane watangamo nka e-learning. So ni ingenzi cyane. Niba rero nawe ukeneye e-learning, waza muri Afro Innovators tukabikora. Izindi website zigezweho ni website za tourism. Nifite company ya travel and tourism, nk'urugero iyi ngiyi twubatse ya Afri Safaris. Iyi ngiyi ni Afri Safaris. Ubona ko uyu nguyu afite company y'ubukerarugendo, wo araza agashyiraho amatuwa, ibintu byose atanga, warangiza abantu bakaba baza bakagira ute bakakubukinga. Guys, cyane nka zino website ni ufite company y'ubukerarugendo ukaba nta website ufite ikibazo gikomeye cyane, kubera ko ibintu dufite mu Rwanda bya Visit Rwanda bituma abanyarwanda benshi babona abakiriye, bituma tugira visibility ku rwego rwo hejuru cyane, ku buryo niba ufite tourism company, first of all, niba nta website wari ufite urayikeneye, kubera ko abantu ubu ngubu u Rwanda bigusurwa cyane kuri internet, turi kugira visibility hejuru cyane thanks to his excellence Paul Kagame. Kuri diragenda dukinira nka PSG, Munich, Bayern Munich, hari na Atletico n'izindi diri nyinshi zigenda dukora zituma u Rwanda rugira visibility rwo hejuru cyane. Iyi rero tourism company, tourism website nayo ni indi deal ya website ushobora gushyira kuri internet. Izindi ni influencing website, ni website zihuza abafite akazi n'abagira ute n'abakagurisha n'abagashaka. Ufite akazi, ufite project gukora, ugahuza abantu. Urugero izwi cyane nk'ibita Upwork. Iyi Upwork
ngiye mfite projet nkaza nkayipostingaho nawe waba ukeneye wa projet bashaka kuyikora nawe ukaza ukabidinga kuri ya projet nkaba nagira ute wabona akazi cyangwa nkaza hakaba ari abantu bakeneye abantu bakeneye akazi bipostingaho bakeneye akazi nkaza nkataga naguha akazi nawe no mu Rwanda nta ihari imeze neza gutya niba ihari mwayisha muri commentaire nkabamamariza nk'umuryo nko mu Rwanda ukeneye website y'abakozi bo mu rugo abakozi bo mu rugo website iranga bano bantu abamakanika abafundi abayede nyine ya website ishobora tuno tuzi twigiye gito yakeneye website imeze gutya ufite uri tayari ushobora kuzi website ukayubakisha cyangwa iyi website wayubakisha aho wayubakisha hose ariko iyi website mu Rwanda irakeneye website ihuza abantu abakozi n'abakoresha ni ingenzi cyane iyo ngiyo iri no muri kategori yizo twita Job in Rwanda iri muri iyo kategori Job in Rwanda nayo igira ute iposting utuzi nawe ushobora kugiye gutanga website nk'iyi ngiyi ya Job in Rwanda abantu bakaza postinga utuzi abantu batubona ukagira ute abantu kugira ngo babone utwo tuzi kugira ngo abantu bapostinga utuzi banyira baba bishyuye so nawe ushobora gutangira kandi nabonye iyi Ninch nta mu competitor urimo cyane ukompetinga Job in Rwanda kandi mu Rwanda isoko nini cyane ushobora gutangira urubuga rugira ute rufasha abantu kubona imirimo so izindi ni financial website bijyanye n'ama cryptocurrency ariyo mushuti wanjye afitanga twamwubakiye Forex JB Forex urago nk'iyi website nk'uyu yakora ibintu bya Forex trade afite website yabyo izindi ni hotel booking mufite nk'ingi bita ya booking.com ufasha abantu kulistinga ama website n'amahotel adafite amahotel cyangwa apartment adafite website ni ikibazo kuko abantu barabookinga online so izindi website na SaaS no kuvuga ngo ni software as a service ushobora kuba ufite software ushobora kuba ufite na muzi nk'icyo twita QuickBook ushobora kuba wagenda ugakora ukaba wakora accounting zawe online muzi icyo twita Sage iyi ni accounting hari izifasha abantu kubaka ama CV ukaba wakubaka platform ifasha abantu kubaka ama CV none ubu ngubu yanashoka kwifasha AI iyi ngiyi ni idea ushobora gukora kwifasha AI ugafata AI ukintegratingamo AI ikazajya ifasha abantu gukora ama CV indi website ni CMS Content Management System none ya website ushobora kwemera abantu kwikora ibintu bashaka abantu muzi Canva uragenda ugacreatinga graphic design ushobora kuba wakeditinga video muzi zo bita CapCut zirazasaba ari application cyangwa se website ushobora kugira ute kwifashisha editing cyangwa se wikora ibintu byawe muzi yo wita WordPress 40% website ari ku isi akoze muri WordPress nanjye WordPress ndayikoresha cyane nk'iyi website almost ama website menshi muza kuza kubona hanga yubatse muri WordPress website ari ku isi yubatse muri WordPress no nindi CMS cyangwa Content Management System igufasha kuba wakubaka website udagize udacoding byane byo kujya kwiga coding imyaka 4 reka iri somo nzaritegura abantu mukeneye kwiga WordPress mu buryo wakwibekera website yawe udacoding kandi ikaba ari professional ibyo ndabizi ku rwego naye numva niyamenya kwa kino kintu munyandikire muze muyandikishe isomo ndi kuritegura mbashyire abantu baziyandikisha mbere muzabona discount ya 30% akantu kanyuma nasorezaho kugira ngo ugire website ukeneye ibintu bibiri by'ingenzi icyambere ni ukugura hosting nuwango ni wa mwanya wa uploading ama website yawe uragurwa ntago ari ubuntu nkuko nyine ugura internet na ya hosting urayigura hosting igurwa mu kwezi cyangwa se ku mwaka ariko kenshi bazigura ku mwaka website yawe ikabira online igihe kingana n'umwaka natwe rero muri Afinovators nayo dufite hosting yacu tugurisha uwo mwanya ukeneye hosting waza muri Afinovators website nayo ishobora kujya online ntibishobora kujya online
udafite website ntabwo ishobora kugaragara kuri internet udafite hosting. Ikindi ukeneye ni domain name cyangwa se izina rya website. Muzi icyo twita ngo .com, .ww.org. Kariya ni akarangarubuga, ni ukuvuga ngo nta wundi muntu ku isi uba ugafite. Iyo ukaguze ukagura umwaka wose, ni ukuvuga ngo niko gatuma Google ibasha kwa identifyinga ya website yawe. Ni ukuvuga ngo nk'iri zina afrinovators.com nta wundi muntu ku isi ubifite uretse Afrinovators. Ni ukuvuga ngo ushyize nko mu Rwanda ngo hosting ni Rwanda, hari amahirwe yuko Google izagenda gushakisha kuri internet irebe mu maseriveri Afrinovators bakora hosting ituzana, izazana ni afrinovators.com. Ibintu bibiri ni ingenzi cyane, utabifite ntabwo ushobora kujya online. Ni hosting ya make nko muri Afrinovators tuyigurisha 39. Domain ubungubu domain navuga ko zazamutseho gakeya ni 19. Warangiza ukaba ufite na ya content ya bya bintu bya ni ibyo ngibyo nabambabwiye kubijyanye na website. So video netse kiza kumara nk'iminota 15 ariko ndabona bitakunda. So ni ibyo ngiye, ni iki ntasobanura neza nzagisobanure, ni iki nasobanuye neza ngo me congratulation. Ese ni website wumva wakunze wagira, ese ni biki wumva twasobanura mu buryo buri deep, nyandikira muri commentaire. Mbibutsa ko ama website hafi yose menshi nabesanga yose nayakora, amenshi nagiye mbereka nayo niyo kwikoreye. Muze muri Afrinovators tubafasha, ariko by'umwihariko icyo ndi gushaka urubyiruko mukiri batoya, urubyiruko ni mushyira ingufu nka bino bintu, nawe mutanye mwihangire imirimo nkuko nanjye nihangiye umurimo. Ndagira ngo dukire twese, nagira ngo dutere imbere twese. Murakoze cyane, bye bye.